abana banjye ntabwo hari aho twajyaga bakaba bazi ko batajya bavuga ikinyarwanda kubera ko n'ubu mu rugo igifaransa cyanze kubavamo icyo bazamukanye muri maternelle na n'ubu baracyagifite. Mes enfants, félicitations. Turabakunda cyane. Mwari mubizi? Murabona nsa nande muri abo bana? Ikindi nabonye muri authentique ni uburyo directeur abishuti n'abana. Hari niba hari umuntu ukora mobilisation ni jewe kubera ubudasa nabonye muri authentique. Haleluya. Amen. Nitwa Kalisa Fanny Christella, nabonye amanota 30 bakaba baranyohereje kuri groupe scolaire Notre Dame des Apôtres Rwanda. Cyane kubera ko ntabwo yashoboraga kuryama adasomye Bibiliya kubera ko Dose yavuze yuko atari byiza kuryama udasomye ijambo ry'Imana. Yagiye no hanze abasha guhuza abana bavuga Icyongereza n'Igifaransa grâce iki kigo cya authentique. Najya ngo nshime Imana yuko yaduhaye gutsinda tukabona amanota ya mbere turi benshi, tukabona n'umwe wasibiye cyangwa ngo je muri za 9 cyangwa ibindi bigo bitubahiritse. Ako kantu ni keza. Ndabashimira kandi ndashimira dete cyane cyane uburyo akunda abana akabitaho kandi akabashyiraho umuco mwiza wo gusenga. Muzayiyoboka kandi muzayikomeze. 3 banyoheje kuri Kagarama Secondary School. Kalisa Tete Kitadori yagize amanota 30 bakaba baranyoheje ku kigo cya École Secondaire Marie Adelaide. Nshimiye Imana yuko narushije aho nashakaga kurusha. Amanota meza kuko nakundaga gusenga mvuga ati Imana uzamfashe ngira amanota meza ndetse n'abana twigana Imana uzabaha amanota meza. Ndabishimira ko Imana yabimpaye. Ikindi ndashimira directeur wacu yatugiraga inama buri munsi akatuba hafi. Nitwa Mutera Teterisa banyoheje amanota 30 bakaba baranyoheje SST n'amatitire. Nitwa Imana Kenyangelo narahawe ikigo cyitwa Kristo wa Muri Nyanza. Nababonye 3 bakaba baranyoheje SST n'amatitire. Banyita Mutako Jazila nuye Kabeza Kicukiro. Icyambere hano turabanza dushimira n'ikigo cyacu twigaho uburyo kiba cyitanze kikaduha umwanya nk'uyu nguyu wo gushima wo kwishimana n'abana twiganye wo kwereka abana twiganye ko dukundana ko turi abana b'agaciro ndetse ikigo nacyo kikatwereka ko turi abana b'agaciro. Murakoze nagize amanota 30 amasomo yose kugendera 6 hose warujije amanota kugira ngo uyabone ubikesha kuki wayakuye. Icyambere ndabikesha ikigo cyiza bita Authentic International Academy aricyo nizemo. Ni ikigo cyiza gifite indangagaciro zihariye n'ibindi bigo byose. Ushobora guhura n'umwana wa Green Hills, umwana nyine w'ibigo birenze Fargers School, ako nyine ukabona nta ndangagaciro ko Authentic International Academy ikigo cy'agaciro, ikigo gitanga umwanya ntureke ibintu byinshi ngo bigushuke bikurangaze ujye ukorera ibintu kuri gahunda utubwira ibyo gukurikira ibyo batwigira. Nkakunda gusaba Imana. Atanaze musaba Imana nkaba ndi umurezi muri Authentic International Academy cyane cyane by'umwihariko mu maklase mu mashuri yo mu wa 4 mu wa 5 no mu wa 6. Najyaga kumvuga se hari igisigaramo hari iki ariko najyaga mu cyumba cye nabona atarazimya nkajya kureba najya kureba ngasanga afite Bibiliya arimo arasoma. Indahiro n'ababyeyi bigeze kuyirekarama icyo gihe yivuga nagize emotion noneho hari indahiro yajyaga arahirana n'abana bakazarahirana n'ababyeyi ariko iyo ndahiro babaga banayirahiye imbere y'Imana. Noneho iyo ndahiro numvaga ari impamba directeur abahaye ku buryo iyo mpamba izamuherekeza abatari bahari icyo gihe atanga iyo ndahiro. Yari indahiro yo kuvuga ngo abakobwa bagira ubusugi hanyuma abahungu bagira ubumanzi. Hanyuma noneho akagira agakarita yari yarabahaye, ako gakarita ngo kakazasimburwa na acte de mariage.
murakoze cyane abana kongera kubabwira felicitation nyinshi kandi felicitation icyo turavuga ko ari imbaraga za directeur, imbaraga z'abarimu bakazi bakomeza gushyiraho kugira ngo abana bacu bakomeze kugaragara neza. Pasiteri directeur yatangiye avuga ngo Imana yadukoreye ibikomeye. I need you to answer. Imana yadukoreye natwe turishimye. Nabonye ko twashimira Imana cyane ni ukuntu abana bafite indangagaciro yo gukundana. Ni ukuri ndabishimira umuyobozi w'ikigo diregiteri, ni ukuri wabibye mu bana ikintu cyiza cyane. Byari byoroshye ariko twese akazi keza kugira ngo kuri Imana iduhisha tuzabikomeza n'abarezi bose muri rusange aho twabura gushima n'itorero tukabona gusengera abana bacu n'ikigo muri rusange. Mama, none mwebwe kuba murerera mu kigo cya gikristo Authentic International Academy, kuri mwe bivuze iki ku bana banyu? Bivuze ikintu gikomeye kubera ko kuba barahereye hasi bigishwa indangagaciro za gikristo, njye nabifashe nk'ikintu gikomeye kubera ko ushobora kwigisha umwana ahantu hita heza ariko nta ndangagaciro za gikristo ntacyo yazageraho. Njye natanga urugero rw'ukuntu bababwiraga ngo agomba kuryama asomye Bibiliya, kandi koko akabikora, ukabona nyuma yo kurya, nyuma yo gukora ibintu byose ariko akarenzaho ijambo ry'Imana. Urumva rero yabaga afite deseri yahawe na Authentic International Academy. Biha agaciro ku buryo numva umwana wanjye yakura ari umwizerwa, akunda Imana, kandi iyo ukunda Imana ugera ahantu. Turabasoje rero hano muri Authentic International Academy, hari ibirori byo gushimira abana bitwaye neza. Wenda mwatangira mwibwira abakurikiye iyi kamera. Murakoze. Amazina nitwa Esperance, ndi umubyeyi nderera muri Authentic International Academy. Afite umwana wa gatandatu, yarahize imyaka imwe. Amanota ya leta rero akimara gusohoka, byagaragaye ko abana hafi ya bose batsinze uko bikwiye. Ndavuga ko abenshi babonye amanota 30 kuri 30. Umwana wanyu yabonye amanota angahe mwebwe? Yarakoze. Umwana wacu yagize amanota 30 kuri 30. Ari gushima Imana. Mwabyakiriye gute rero mubonye yujuje? Mwabyakiriye gute nk'ababyeyi? Akoze twabyakiriye neza cyane. Cyabaye cya mbere hari gushima Imana no gushima ikigo muri rusange kuko cyakoze akazi katoroshye kugira abana bacu bashe kugera ku ntsinzi. Iyo twakoresha muri Authentic International Academy tutsindisha neza, abana bose baratsinda, kandi nibyo tuzakomeza gukora. Kubera iki? We are the winners. Uzajya ku ishuri aho agiye kwiga akagira amanota hejuru ya 90. Hejuru yangahe? 90. Authentic International Academy izamwishyurira school fees y'umwaka wa kabiri. Kuba murerera mu ishuri rya gikristo bisobanuye iki kuri mwe nk'ababyeyi no ku mwana? Kuri njyewe no ku mwana wanjye Akeza Keira, kurera muri Authentic International Academy ni ishema rikomeye kubera ko ari ishuri rya mbere ritanga uburezi. Icya kabiri ni ishuri rifite indangagaciro za gikristo. Abana bacu bagerageza no kumenya Imana, kumenya bya bindi no kwirinda bimwe
bituma barangara kuko ni nabyo byatumye bagera ku intsinzi uyu munsi. Okay. Abana babiri bawe bombi nk'uko mwabivuze baratsinze kandi baruzuza. Diregiteri amaze kuvuga ko agiye guha buruse cyangwa se scholarship abana bazatsinda hejuru y'amanota 90. Kuri mwe mugiye gukora iki? Kubera ko umwana wanjye mufitiye icyizere numva ko ayo 90 azayagira kubera ko n'ubundi yajyaga abona scholarship muri authentique kubera ko ntabwo ari ubwa mbere yababonye scholarship za authentique kubera ko n'ubundi yajyaga agira amanota menshi akabona scholarship. Ndamwizeye rero ntabwo yari yakura ku buryo aniyumva aracyari muto cyane n'ubundi yatangiye ari mutoya yaje aherekeje musaza we akomeza ari umuhanga kugeza na n'ubu numva rero intsinzi zabe yacu. Murakoze cyane rero reka mbashimire. Murakoze cyane. Sawa. Murakoze cyane ni inkuru y'ibyishimo kandi inkuru nziza ku babyeyi. Mu by'ukuri umuyobozi w'ikigo aratunejeje kandi abwiye abana iyo nkuru barishima bose natwe ababyeyi muri rusange. Icyo tugiye gukora nk'ababyeyi ingamba nuko tugiye gukomeza gufatanya n'ikigo baturutsemo kuko indangagaciro bavanye muri Authentic International Academy nizo bagiye kujyana no mu bigo. Tuzakomeza kubakurikirana aho bari hose tubakurikiza isengesho cyane cyane no kumenya umunsi kundi uko babaye. Mu by'ukuri uburezi bwa Authentic International Academy nk'uko biri mu iyerekwa ry'intumwa Dr. Paul Gitwaza, aha ngaha tubafata nka seat of salvation, ahantu umuntu agomba guca icyambere ahakuye agahinduka akakira Yesu umwami n'iki n'umukiza. Ndagaye ko ishuri Authentic International Academy abanyeshuri mwigisha bose batsinze. Nirebanga mwakoresheje? Ibanga nta rindi nk'umurezi uba ugomba gukora cyane, atari ugukora ngo ukorere umwanya w'umunyeshuri, ariko uba ugomba gutanga urugero rwiza umwana aba agomba gukurikiza. Ikindi ni ukugira imikoranire hagati yawe n'ababyeyi, umwana ntakore ku ishuri gusa ariko ukurikirana ko no mu rugo aba ari gukora. Icya gatatu nk'uko dukunda kubibwira abantu, ikigo cyacu ni ikigo cya Gikristo, ni ikigo kirera kandi kikarerera Imana, kirera n'igihugu. Gusenga ni ikintu cy'ingenzi, ariko gusenga bigomba kujyana n'ibikorwa. Hano rero muri Authentic International Academy twigisha abana discipline cyangwa character nziza ibafasha kwiga ya masomo kandi bakamenya kuyiga uko umwana w'Imana yakagombye gukoresha igihe cye. Icyanyuma nabwira abantu ntibakajye bibwira ko kurera umwana agatsinda ikizami cya leta bisaba ibintu byinshi, ahubwo bisaba kurera umwana ukamuyobora neza kuri cya kindi gikenewe. Icyanyuma muri Authentic International Academy tugira politike y'ubuzima buri pratique, twigisha umutwe, tukigisha umutima, ariko tukigisha n'ibiga. Namwe mwarabibonye, ababyeyi barishimye, natwe twarishimye. Ndagira ngo nongere mbabwire ababyeyi muri hano namwe bana, mu by'ukuri Imana yakoze ibikomeye kandi uyu mwaka twabonye umusaruro ushimishije cyane. Kadombahaye buri muntu wese nakamuhaye amakaye, buri muntu wese nakamuhaye amakaramu, buri muntu wese. Ariko kadonguhaye nurajya uryama ukangumbura ujye ubyuka usoma iki cyanditswe, nurajya wibuka muri Authentique ujye ubyuka usoma iki cyanditswe. Iki kizakurinda. Icyanditswe Imigani igice cyawo cya mbere umurongo wa mbere tugeza ku murongo wa 10. Giraga n'abarimu n'ubuyobozi bw'ikigo bubitaho cyane ku buryo we yari umuhanga ariko atazi kwiga, ku buryo ibyo yafatiraga mu ishuri byabaga ari ibyo ngibyo, ariko abarezi babo bababa hafi ku buryo yamenye kujera neza igihe cye kandi agasubiramo amasomo ye, akayasubiramo ku gihe, hanyuma amanota ayabona yose aruzuza nk'uko byasabwaga. Hanyuma n'ikigo yabonye cyaradusimishije,
agiye kwiga ahantu heza, umbwiye ko ariho yagiye kwiga bambwira ko ari heza, hanyuma n'umuhungu yatsinze neza. Byaradushimishije cyane rero kubera ko abarimu bashyizemo umuhate pe. Hari igihe twabonaga ibintu ari byinshi ariko bakajya baduhumuriza batubwira ngo abana bacu turabizeye bazatsinda neza. Uko icyo cyizere ntabwo cyaraje amasinde, ahubwo bageze ku musaruro kandi ushimishije ugereranyije n'ibindi bigo. Uko yabanye namwe mukabikora mukabitsinda mbikuye ku mutima, shimiye Imana kandi namwe ndabashimiye. Sibyo? Mwaduhesheje ishema, mwakoze neza, kandi buri wese yakoze uko imbaraga ze zigizwe zingana. Ntabwo mwatsinzwe cyane, nta nubwo mwanatsinzwe guke, mwaratsinze. Tubishimiye Imana. Dushimiye ababyeyi, mwarakoze kudutera ingabo mu bitugu, mwarakoze kutwitaba igihe cyose twabasabiye ngo mutwitabe, mwarakoze kurwana n'abahungu n'abakobwa, turabizi byari fight. Nimubyuke, murabona amasaha ageze, murabona ibihe, ariko muzi ko muzakora ibizamini, rimwe na rimwe bakarakara, ariko mwarabikoze. Namwe Imana ibahe. Ndashimira abarimu mwakoze ibintu bikomeye, kandi koko Imana yabakoresheje ibikomeye, kandi twizeye yuko izakomeza kubakoresha ibikomeye. Nyakunda kubwira abarimu bigisha hano, umwarimu uzabaho nabi kurusha abandi ntutekereza ko yabona igihembo gihwanye n'akazi akora. Iyo utazi ko umurimo w'uburezi uri gukora ari umurimo ujyanye no gucunga, uhora ubabaye, uhora uvunika, kuko nta kintu wabona uhemba mwarimu. Ariko mwarimu iyo amaze gusobanukirwa ibyo ari gukora, ari gutunganya igihugu cy'ejo hazaza, ari gutunganya abakozi b'Imana b'ejo hazaza, yifata nk'umumisiyoneri kuruta kwifata nk'umufomisiyoneri, bigatuma akazi kagenda neza. Imana rero ibahe umugisha. Turagira ngo duhere kuri buri muntu, arajya twibwira, atubwira amazina n'amanota yabonye. Murakoze, nitwa Keza Kera, mwana giherereye mu ntara y'Amajyepfo Kamonyi. Abashimira Imana yuko nagize amanota nifuzaga. Umuntu akaba yaravunikaga umwaka wose aryama amajoro, ugasanga aryamye nijoro amasaha abiri, akaba arabyutse agiye ku ishuri. Yaduhaye abarezi beza, ni ukuri twararaga amajoro tukiga cyane nyine, ariko tukaba twaratsinze. Umpere Imana icyubahiro. Badufashije mu kwiga n'ubuyobozi bw'ikigo. Ndashima n'ababyeyi batubaye hafi, ntibaduce intege ngo muzatsindwa, bagakomeza bakatuba hafi, bakatugira n'inama z'uburyo twazatsinda. Ikindi ndashima Imana yuko Imana nk'iby'abandi bagiye bavuga ko Imana yaduhaye abarezi beza, iduha ababyeyi beza bazajya badufasha. Ababyeyi bacu bakazajya bihangana bakabyuka amajoro bakaza bakatubyutsa tubati ukora etide izi saha, ryama saa 9, no kubyuka saa 9, ryama saa 10, saa 10 ni byuko ujye kwiga, tukabona umwanya wo kwiga, ndetse n'ababyeyi bacu bakadufasha. Ndabishimira kandi ndanashimira ko yaduhaye ikigo cyiza nk'iki ngiki. Abarezi n'ababyeyi ntacyo twababuranye, batubaye hafi. Ndashima Imana yaduhaye inshuti nk'izi ngizi. Ibyo nasabaga Imana twese tuzimuke ntituzatsindwe, n'icyo yampaye n'ababyeyi bacu. Umpere Imana icyubahiro. École de science hariya mu Kingi, Imana yaramfashije, naryamaga saa 5 bwo kwiga, kandi ndashimira abarimu banjye bamfashije. Mu gitondo badukubitiraga kutiga mu gitondo, ko twagombaga kubyuka twiga, kandi iminsi twabaraga nyine yagendaga vuba. Ndashimira Imana yuko yaduhaye intsinzi, yaba njyewe yaba ari bagenzi banjye, kandi nkashimira abarimu batubaye hafi. Ndashimira Imana ko yamfashije kugira ubwenge bwo gusubiza ibibazo,
kandi ikaba yafashije ababyeyi banjye kugira imbaraga. Ndashimira Imana ko yadufashije twese kubona amakuru yose twashakaga, kandi ndashimira ubuyobozi bwiza n'ababyeyi batwemereraga kwiga. Namwe mwarabibonye, ababyeyi barishimye, natwe twarishimye. Ndagira ngo nongere mbabwire ababyeyi muri hano namwe bana, mu by'ukuri Imana yakoze ibikomeye, kandi uyu mwaka twabonye umusaruro ushimishije cyane. Abana bakoze ari abana 27. Mu bana 27, 15 babonye 30. Nuvuga ngo 15 babonye inota rya mbere 30, 4 babona 29, 2 babona 28, 2 babona 27, 2 babona 25, abandi 2 babona 28. Nuvuga ngo inota rya nyuma twabonye hano ni amanota 28 na aggregate ya 24. Ndagira ngo mbibutse ko aggregate bafatiyeho hari 5. Nuvuga ngo umwana bavuze ko yatsinze ni umwana washoboye kubona ama aggregate y'amanota 5. Ni ukuvuga ngo twebwe umwana wacu kuba afite uwa nyuma, uwo twakwita abonye make ntabwo ari uwa nyuma, uwo wabonye aggregate ya make ni 28. Urumva rero ko twatsinze neza cyane. Imana ihabwe icyubahiro, kandi twongere tubishimire yuko byavuye mu muhate wanyu babyeyi, mu muhate wanyu bana. Reka rero twumve n'ababyeyi, ndabona tutari benshi cyane, twatanga amahirwe buri muntu wese akagira icyo avuga ashima Imana, noneho tukaza gutanga impanuro umwanya muto cyane kugira ngo tutabatindana. Ndabizi ubu murakumburanye, tubavumbuye mukiri gukina, turagira ngo tuganire gato, tuze kubasigira nk'iminota 20-30 yo gukina muri kumwe n'abarimu, sibyo? Nitwa Kamirwa Françoise, nkaba ndi mama wa Christian na Christelle. Ndashima Imana cyane kubera ko yandindiye abana muri iki kigo. Niba hari umuntu ukora mobilisation ni jyewe, kubera ubudasa nabonye muri Authentique. Umuntu wese naramubwiraga ngo umuntu wese ushaka kwigisha umwana we amuzane muri Authentique, kubera ko bahize maternelle bahigana na primaire bararangiza. Ntabwo nigeze ntekereza no kubahindurira, kubera ko muri Authentique bagiraga uburyo bafata abana. Noneho buriya Christian yajyaga ngora cyane, ariko akaba afite ibintu yihariye. Nkabishimira na Bose cyane, kubera ko ntabwo yashoboraga kuryama adasomye Bibiliya, kubera ko Bose yavuze yuko atari byiza kuryama udasomye ijambo ry'Imana. Najyaga mvuga se hari igisigaramo, hari iki, ariko najyaga mu cyumba cye nabona atarazimya nkajya kureba. Najya kureba ngasanga afite Bibiliya arimo arasoma. Mbega nabaga mutunguye mvuga ngo ashobora kuba yaryamye atajimije itara. Hanyuma narangiza ngagenda ngasanga afite Bibiliya. Ikindi nabonye muri Authentique ni uburyo directeur ab'inshuti n'abana. Hari indahiro n'ababyeyi bigeze kuyirekarama, icyo gihe yivuga nagize emotion. Noneho hari indahiro yajyaga arahirana n'abana, abana bakazarahirana n'ababyeyi, ariko iyo ndahiro babaga banayirahiye imbere y'Imana. Noneho iyo ndahiro numvaga ari impamba directeur abahaye, ku buryo iyo mpamba izamuherekeza. Abatari bahari icyo gihe atanga iyo ndahiro, yari indahiro yo kuvuga ngo abakobwa bagira ubusugi, hanyuma abahungu bagira ubumanzi. Hanyuma noneho akagira agakarita yari yarabahaye, ako gakarita ngo kakazasimburwa na acte de mariage, bakazamugarurira bamaze gukora mariage kasimburwa. Noneho umusore cyangwa umukobwa
ushaka kukuganisha ku mibonano mpuzabitsina akakubwira ngo ukamwereka ya ndangamuntu, kubera ko yarababwiraga ngo iyi niyo ndangamuntu yanyu, ntabwo murafata indangamuntu ariko iyi niyo ndangamuntu yanyu. Hanyuma ubwo ayo masezerano sinzi niba aba bana bakifite utwo dukarita, ariko cyari ikintu cyankoze ku mutima. Noneho nkajya ngenda nkora mobilisation mvuga ngo hariya hari ikigo nabonye. Kandi noneho ikindi nabakundiraga, ntabwo umwana wo kuri Authentique n'umwana wo kuri Green Hills bashobora guhura, cyangwa za Wellspring bashobora guhura bakaganira. Jewe abana banjye ntabwo hari aho twajyaga bakaba bazi ko batajya bavuga Ikinyarwanda, kubera ko n'ubu mu rugo Igifaransa cyanze kubavamo, icyo bazamukanye muri maternelle na n'ubu baracyagifite. Ndabashima rero directeur, ndashima cyane kubera ko nka Christella we hari igihe mwigeze kumuha promotion yiga atariha, yigeze kugira amanota menshi, hanyuma directeur aratubwira ngo minerivare ye tuzayimuha yirye. Ntabwo yayiriye yose ariko hanyuma ikindi shima Imana arinze arangiza muri Authentique ari uwa mbere. Hanyuma ikindi shima Imana yantera ubwoba, atanaza akawe kwita kira gute bayirayija bakavuga bati mate ibintu byose byanze, ariko ndashima Imana yuko yatsinze kandi agatsinda neza. Hanyuma ikindi shimamo Imana, ndashimamo Imana yuko yahaye abana, ntabwo twishimye cyane yuko babahinduriye ibigo, ariko buriya haba hari ikintu Imana yateganyije kugira ngo kibeho. Hanyuma umuntu ye kwishyiramo ngo uko ibintu nabiteganyije niko bigomba kuba, uko byabaye twarabyakiriye kandi ntabwo ari ibirete. Njya ngira ukuntu ndondogora mwihangane, ariko mbonye umwanya wo kuvuga, kubera ko hari ibyo najyaga nshima Authentique ariko nkabishima wenda directeur atabizi cyangwa abarezi batabizi, ariko mwumve ko mfite abantu benshi nazanye hano kugira ngo bigishe abana hano muri Authentique. Ababyeyi tuharerera niko tuzi ibanga rya Authentique. Ndarishima rero, nshimira n'abana bakoze neza, mwarakoze kubaha, kandi ubu murimo murategura ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza. Jewe narize ndakora, nimutiga ngo muzakore mukorere n'imiryango yanyu ni akazi kanyu. Ubu gutsinda mukagira ubuzima bwiza biri mu biganza byanyu, nimubijugunya Imana izabahana. Nimudakurikiza ibyo ababyeyi bababwira n'ibyo abarezi bababwira, kubera ko nka Christian abyutse yaraye arakaye, hanyuma mu gitondo mbyuka musomera imirimo ya kamere. Kujya ku ishuri nta manota tubatumye, nta kindi kintu tubatumye ibigare, ntitubatumye ibindi bintu bibi byose. Muzambabarire mu nyubako, sibyo Christelle, sibyo Batete? Mwese amazina yanyu mwese ndayazi, uwo tuzajya duhura nzajya mubaza niba ibyo nababwiye mwarabikurikije. Mwubahe Imana, mwubahe ababyeyi, hanyuma mwite ku buzima bwanyu. Ubu ngubu mwakuze, ntabwo mukiri muri primaire mugeze muri secondaire. Bya bindi byose bababwira mujye mubikurikiza, kubera ko ntabwo ibyo tubifuzaho ntabwo ari ibi. Tuba tugira kuri mama wa Hagenimana Kenya Angela. Mbere na mbere ndabanza gushima Imana yaduhaye abana, ngashima n'Imana yaduhaye iki kigo cya Authentique. Ni ukuvuga ngo njye nubwa umwana wa gatatu uharerewe, kandi ndashima Imana ko yahaye iki kigo n'abarimu b'abahanga bakunda n'abana, kubera ko bakuru be nabo bahize baratsinze cyane, nabo bari mu bana bagize amanota ya mbere. Abana bakagira noneho banazamuka bakiga n'Icyongereza, indimi zose. Bakuru babiri bahize babasha kwiyadapta neza muri izo ndimi zose. Hari mukuru witwa Hagenimana Olivier yabashije kujya guhagarara ikigo cyabo i Bukavu muri mu bigo bivuga bafite abana bavuga Igifaransa, babasha kuvuga Français. Yagiye no hanze abasha guhuza abana bavuga Icyongereza n'Igifaransa grâce
iki kigo cya Batsinze. Ako kantu ni keza. Ndabashimira kandi ndashimira dete cyane cyane uburyo akunda abana akabitaho kandi akabashyiramo umuco mwiza wo gusenga. Muzayiyoboka kandi muzayikomeze. Ndasaba n'abana bacu aho bagiye kujya kwiga umuco wo gusenga bazawukomeza kandi muzakomeze gutsinda Imana izabibafashemo. Murakoze. Ni ukuri ari ikintu ashobora kuba ari abatabibona ariko ku giti cyanjye ngewe ndabibona cyane. Ndashima Imana cyane kubw'amanota abana bacu babonye. Yego mwari muhangayitse ariko natwe twari tuhangayitse cyane tukamenya ngo uyu mwana wanjye ari febure muri iri somo bizagenda gute. Donc ntabwo tuyatandaga usibye morale teacher Atanaze yaduhaga kenshi na Elijah hamwe na Clarisse batubwira oya mumuri abana bacu turabizeye ariko twebwe nk'ababyeyi ntabwo twari dutuje ariko amanota asohotse twaraselebretize kubarusha. Twarishimye mu by'ukuri ko ba mama ba papa turi hano kubera ukuntu twishimye. Rero turabasaba gukomeza kudushimisha natwe tuzakomeza tubashimisha. Izakomeza ibahe ubwenge ibahe no kubaha. Aho muzagenda izaba ari indagamuntu bamenye ngo bazage babibaza bavuga aba bana ni abahehe bavuye sibyo. Murakoze Imana ibahe umugisha. Mwiriwe neza. Nari ngiye kurwenya directeur imubwira ko nari mvuyeyo ariko reka nsubireyo. Ngiye kuganira n'abafinaliste. Mwebwe mugire gutya mubyumva. Sibyo? Ubu ngubu telekomande y'ubuzima bwanyu. Telekomande murayizi. Yindi mucanisha televiziyo muri salo mugahindura amashene. Telekomande y'ubuzima bwanyu muyifite mu biganza byanyu. Turumvikana. Mbabwira ibintu biri filosofike cyane ntabwo mubyumva. Ubuzima bwanyu nimwe mugomba kubushepinga. Turumvikana. Ababyeyi, abarimu, abadirigiteri n'ahandi mugiye kujya bande ni abazagufasha. Ariko wowe aho ugeze aha telekomande uyifite mu biganza byawe. Turumvikana. Turabashakamo ba ministre, turabashakamo ba president, turabashakamo ba ambasaderi, turabashakamo abapilote b'indege, turabashakamo abajenerali b'igihugu, turabashakamo. Ntabwo tubakeneyemo babana baciriritse. No. Sibyo? Kuko baze deja mwayibona. Baze murayifite. Mufite imiryango myiza, ibakunda, mwabonye uburere bwiza nibura kugera kuri uru rwego musoje. Ni iki mwakwitakana? Ku rwego rwanyu le nécessaire murayifite. Sibyo? Icya kabiri. Aje yanyu n'imyaka y'amashuri mugezeho tangira uwa mbere secondaire ni ibintu bibiri conflicting. Ntabwo bigenda, ntabwo bijyana. So what you need to pay much attention. Ubuzima bwanyu burabakurura. Handi twavuga mushaka kuba ba ministre bande ubuzima bwanyu bigendanye na condition biologique. Bwo burabakurura bubasubiza inyuma. Turumvikana. Once ucuzinze inshuti mbi bya bindi byose za ambition zose twari dufite zizanyuka zero. Au contraire, nucuzinga inshuti nziza, bien sûr bifashijwemo n'Imana kuko nitureba mu mitima y'abantu, bifashijwemo n'ababyeyi, muzakomeza kugira la communication, kugisha inama. Inshuti nziza ikubera umuvandimwe. Therefore ukaba pasiteri diregiteri yatangiye avuga ngo Imana yadukoreye ibikomeye. I need you to answer. Imana yadukoreye
natwe turishimye, ni ukuri turishimye. Nk'uko ababyeyi bagenzi banjye babivuze, nitwa Butera Rwaka Modeste, ndi papa wa Riza. Nk'uko ababyeyi banjye bagenzi banjye babivuze, ni umwanya wo gushima Imana tubikuye ku mutima, kuko ntabwo bipfa kubaho. Dushobora kuvuga ngo twarabikoreye, abana bakavuga twarize cyane, ababyeyi twakoze ibishoboka byose, ariko Imana itaza kuhaba ngo bari kontrole, ntabwo byashobora gushoboka. Yewe abana batatu bose batangiriye hano, ndashimira Imana yuko yabaye yo kwizerwa. Buriya bajya bavuga yuko no mu itorero bakavuga bati umwana watangiriye muri ekodine akazarinda aba umukozi w'Imana, ngo uwo mwana aba ari uwo kwizerwa. Ndashimira rero ikigo ukuntu, ni ukuri ndashimira yuko mushoje neza, ko mwatangiye neza. Ndashimira rero ikintu nabonye nuko nshimira Imana cyane, ni ukuntu abana bafite indangagaciro yo gukundana. Ni ukuri ndabishimira umuyobozi w'ikigo, diregiteri, ni ukuri wabibye mu bana ikintu cyiza cyane, wabahaye impamba ikomeye. Ni ukuri ibyo ndabishimira Imana. Njya mbona ukuntu abana bava muri otantike bakundana, mu matelefone bareba mesaje, najyaga mbamenya mu mazina, abahanga ukuntu ariko rero icyo kintu abana bafite gukundana birenze pe, ni inshuti ku buryo n'ubu kumva yuzi ukuntu rwose ari abarezi beza, ari abarezi abana biyumva, ku buryo n'ubu abana kuba bavuye muri iki kigo, ndabizi yuko nubwo bishimye ariko bazahora bibuka abarimu baha. Imana ibaha umugisha, ni ukuri mukorera Imana izabahemba, nta kintu twabona twabahemba. Ariko ariko ndashima Imana dukwiye kugitsina, tudashima Imana n'ikintu tugashima. Yaradushoboje mu rugendo rutadukoresha, dushoboza ikigo cyacu, habayemo covid, habaho ibintu bitandukanye, ariko hamwe n'amasengesho Imana idushyira neza. Ntabwo byari byoroshye, ariko twagize abayobozi beza, tukagira amasitani kuri Imana iduha, tuzabikomeza n'abarezi bose muri rusange. Twavuga gushima n'itorero, tukabona gusengera abana bacu n'ikigo muri rusange. Hari igihe byageze ababyeyi bakamuduhamagara tuza guhura hano kenshi, twagiye duhura kenshi, ariko wabonaga benshi ducika intege kugira ngo mute yaba uko tubana, ariko byahinduye isura mu bintu bw'abantu. Twese dufite icyo gihunga, ukabona adasohoka, twese turavuga ko byanze, ariko ibyo twagiye tubona byabaye ibitangaza. Mu by'ukuri dushimira abana bacu bakoze neza, aho mugiye za ndangagaciro za Kristo uzazikomeze, izina ryemerera uzabijyanira mu gihe, ntuzasiga itorero, ntuzasiga ababyeyi cyangwa ishuri, uzabikomeze. Rero ndashima ababyeyi ni uko abana tuzabakurikirana cyane umunsi ku munsi. Icyo turi buze kubasaba ni ukuduha iminsi yo gusura ku bigo abana bazajya kwiga, akaba urumuri rumurika aho agiye hose. Tuzabakurikirana rero abana, tuzakomeza tubabe hafi, kuko ni ishema ryacu, ni ishema ry'ikigo, ni ishema ry'igihugu. Wenda mu myaka 10 cyangwa iri imbere, aba bana bazaba bayoboye ku misozi itandukanye. Twongere tubashimire rero bana bacu,
ndagira ngo basomere icyanditswe kadombahaye buri muntu wese nakamuhaye amakaye, buri muntu wese nakamuhaye amakaramu, buri muntu wese ariko kadonguhaye nurajya uryama ukangumbura ujye ubyuka usoma iki cyanditswe, nurajya wibuka muri otantike ujye ubyuka usoma iki cyanditswe. Iki kizakurinda. Icyanditswe Imigani igice cyawo cya mbere umurongo wa mbere tugeza ku murongo wa 10 haravuga ngo imigani ya Salomo mwene Dawidi umwami w'Abisiraheli niyo ikumenyesha ubwenge n'ibibwirizwa, niyo gusobanura amagambo y'ubuhanga, niyo ihesha ubwenge bw'imigenzereze no gukiranuka no gutunganya no kutabera, niyo iha umuswa kujijuka n'umusore ikamuha kumenya no kugira amakenga, kugira ngo umunyabwenge atege amatwi yunguke ubwenge kandi umuhanga agere ku migambi itunganye, amenye gusobanura imigani n'amarenga kandi n'amagambo n'ibisakuzo by'abanyabwenge. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'iki ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwirizwa. Mwana wanjye jya wumva icyo so akwigisha kandi we kureka icyo nyoko agutegeka, bizakubera imitamirizo y'imbabazi ku mitwe n'imikufi yo mu ijosi. Mwana wanjye abanyabyaha nibakoshya ntukajye ute ntukemere. Muranyumva? Ndashaka kongera kugaruka ku bintu bine n'ubundi nababwire ukarwa k'iki k'amahoro. Icyambere, inkomoko y'ubwenge, inkomoko yo kumenya, inkomoko yo kuba umuhanga, inkomoko yo gukora ibintu bikomeye ni ukubaha iki? Imana. Mu byo gukora byose, sikejo yanyu ya buri munsi ntihakaburemo igihe cyo gusenga, ntihakaburemo igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana. Niho muzakura kumenya. Isi yaracuramye, abantu benshi bacuritse isi, ni abamaze kuvuga yuko nta burezi bukwiye kujyana n'indangagaciro za gikristo. Ariko reka mubwire, uburezi budafite Imana burema umugizi wa nabi ubikora mu bwenge, burema umukobwa uzi gusambana akaba azi no gukuramo iki mwini, burema umuhungu uzi kwiba akaba azi guhisha iki ibimenyetso, birema umuntu uzi kubeshya no gucanirana. Uburezi budafite Imana, education without God creates clever devil. Kugira ngo mutere imbere, kugira ngo mugere imbere, mukwiye icyambere kumenya yuko ishingiro ry'ubwenge ari ukubaha iki? Imana. Muri rogo yacu, muri signature yacu, muri kashe yacu y'ikigo, muzi ko harimo ijambo kuva igice cya 31 guhera ku murongo wa 1 kuza kwa kangahe? Kwa 6. Haravuga ngo nuko Imana imwuzuza umwuka wera, ngo amaze kuzura umwuka wera ngo imuha ubuhanga, imuha ubwenge, imuha kumenya, imuha gutora, imuha kugira gutya. Inkomoko y'ubwenge, inkomoko yo kumenya, inkomoko ya success ni ukubaha iki? Imana. Icya kabiri, kubaha inama ababyeyi bagira ute bakugira. Hano haravuga ngo ujye wubaha inama ugirwa nande na so ndetse na nyoko. Mugiye kujya ku mashuri, abo muzahurirayo bose muzahahurira ariko muvuye hehe? Mu rugo. Mugiye kugenda muri ba ambassadors b'ishuri muturutseho, muri ba ambassadors b'umuryango mugize ute muvukamo. Muzaba ishema ry'ikigo, muzaba ishema ry'umuryango. Muranyumva abana bacu? Muzige kugira ngo muhige abandi bose mu ishuri. Hari uwabivuze, you have said one good words. Ndishima yuko abo nashakaga kurusha nagize ute nababushije. That target
iyo target uzayitwara. Turi kumvikana. Niba nagiye kubaza ngo uturusha iki, ujye ubabwira ngo mbarusha Imana, mbarusha ababyeyi beza, mbarusha ikigo cyiza naturutsemo, mbarusha na diregiteri udukunda. Nanyumva? Mbarusha iki? Imana, mbarusha ababyeyi beza, urugo naturutsemo, mbarusha ikigo cyiza gitanga uburezi n'indangagaciro, nkabarusha diregiteri wacu wadukundaga, nkabarusha Atanazi, Kararisa na Iraki. Sibyo? Muzagende muri cloud, muzagende mwumva ko mugiye kabambassadors batwaye urumuri rw'umuryango, batwaye urumuri rw'ishuri mukomokamo. Icya gatatu Bibiliya yatubwiye ngo abanyabyaha nibaboshye ntimuzagire ute, ntimuzemere. Abanyabyaha nibagira ute? Ngira ngo nababwiye ibintu bikomeye turi kugarwa k'amahoro. Nababwiye ibintu abanyabyaha bazahera babosha aba bakobwa, sibyo? Good looking, good face, good man, good smiling, reka tubigire ibanga. Mwabahungu, nababwiye ibintu abanyabyaha bazahera bagira ute? Tumuraho, ufite amatuza, genda wirega, we ntacyo uzagira ute? Allo, haleluya. Bazakubwira ko umukobwa mwiza, igisubizo ni kimwe. Ujye wabwira ngo kubera iki? Imana. Abantu nibakubaza kuki uhorana amahoro, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Nibakubwira ngo umukobwa ufite amaso meza, uzabwire ngo ari gusiga ya mama akagira yandi. Nibakubwira ngo useka neza, uzabwire ngo ni iby'iwacu twese singegeye. Turi kumvikana. Nibakubwira ngo I need love, Bibiliya ivuga, uzabwira ngo biravuga ngo wandi ubudi n'iki n'umwicanyi, ndagukunda full stop. Nabura ngo ndashaka ko dufunga inguni, uzabwire bikaye inguni sinayizanye. Ubutaha cyakora nzabwira iwacu bagira ute? Bayingurire. Nawe nzabwira iwacu bahamagara iwanyu tuzahura gutwara ikaye z'iki? Z'inguni. Ariko nzodazanye muri uyu mwaka higize ute? Girimo. Sinshaka kubisubiramo, twarabivuze za kandi ijambo ry'Imana bisa ryatubwiye ni iki? Icyakane nuko ugomba kugira intumbero y'ibyo ugiye kugira ute ukora. Turi kumvikana? You are not going there for joking. Mugiye kwiga. Dukeneye ko muzatsinda. Turi kumvikana? Dukeneye ko muzagira ute? Muzatsinda. Ngiye kubaha challenge. Tuve hano tugira nyumuri. Sibyo? Umuntu uzajya ku ishuri aho agiye kwiga akagira amanota hejuru ya 90. Hejuru yangahe? 90. Authentic International Academy izamwishyurira school fees y'umwaka wa kabiri. Uzajya hejuru ya 90 umwaka ugashira, azaza aho kugira amagere birote mu rugo, azayizane hano. Tuzahita tubwira ikigo, mutubwire konte yanyu, tuveriseho amafaranga y'umwaka wose. Turi kumvikana? Abazagira hejuru ya 80 mu gihe umwaka nurangira muzabatwara ku karwa k'amahoro, ndasabye ababyeyi amafaranga. Abazagira hejuru ya 75 nzabakirira ahantu hano i Kigali, ariko ahantu heza tuhahurire dusangire. Abazagira se 75 ndabihanganisha kugira ngo ube wina. Papa maze kubitubwira, kubaha Imana,
kugira discipline, kuba hard working, kugira time management. Turi kumvikana. Imana ibaha umugisha, turabakunda. Babyeyi turabakunda kandi twizeye yuko Imana yaduhaye abana izakomeza kuduha umunezero wabo. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana yacu. Uri Imana y'agakiza kacu, uri Imana y'ibyiringiro byacu. Tugushimiye kubw'abana waduhaye. Tugushimiye kubw'intsinzi wabahaye. Tugushimiye kubwa byose wakoze. Turakuragije aho bagiye kwiga ku mashuri bazagenda ari abatsinze. Ubime ibibahiga, ubime ibibarwanya. Abakobwa turabagutuye, abahungu turabagutuye, kugira ngo mu gihe gikwiye tujye tuvuga ngo Uwiteka yadukorera ibikomeye. Imbuto zo mu nda nizo ngororabutanga. Ngo kandi bameze nk'abafite ikirimba cyuzuye imyanda. Kuko ngo bamwe bazahangana n'abanzi ku marembo. Mwami turakwize ngo abana bacu ubahe ubushobozi bwo guhangana n'abanzi ku marembo. Urakoze kuko ubikoze, urakoze kubagiriye neza. Cira inzira ababyeyi muri ibi bihe bitoroshye byo kujya ku ishuri. Ubwiza bwawe, icyubahiro cyawe kizabane nabo, kandi ibyo ugambirira kubakorera aba ari byo uzakora. Mu izina rya Yesu tubyambaje. Amen. So imvura irimo iragwa.